yewe gawe he akabi gasekwa nk'akeza nanjye ndumva najya kogeza uyu mupira mana yanjye we. Muhire Kevin akoze ibintu bitabaho, kurata igitego ku munota wa nyuma, ateye agapira ni nka kaka ihavati mu nda harandya, wagira ngo yararwaye inzoka. Nyagasani Mana yanjye nongeye kugusuhuza, ni ukuri kw'Imana nkuhaye ikaze kuri Rwanda TV show. Reka miteye nkubwira uko igice cya mbere kirangiye hariya kuri stade Amahoro. Ni umukino urangiye u Rwanda ruhagaze neza cyane, yaba muri possession uko rwitwaye mu mukino wose, nuko nyine ibitego bigenda. Ni ukuvuga yuko u Rwanda rurangije igice cya mbere ruhagaze neza cyane, dore ko rufite igitego kimwe ku busa bwa Sudan. Sudan yakaniye cyane, aho amakipe yombi yakinishije systeme ya 4-4-2. ni ukuvuga yuko amakipe yose yakaniye arashaka gutsinda. Minisitiri wa siporo rero nawe yagiye gushyigikira Amavubi mu mukino uri kuba n'ubundi hano kuri stade Amahoro. Igice cya mbere kikaba kimaze kurangira. Minisitiri rero mushya ni Neri Mukazayire, akaba yagiye gushyigikira ikipe y'u Rwanda Amavubi, inamuhaye ibyishimo kano kanya. Amavubi rero yari imbere cyane, aho yatakaga cyane ugereranije n'ikipe bari bahanganye, dore ko igitego cya mbere bagiteretsemo ku munota wa 34 cyatsinzwe na Ariseni ku ishoti rirerire cyane yashoteye kure, aho bano basore b'Amavubi n'ubundi bari gukomeza bagerageza amahirwe ndetse n'uburyo bwinshi bwo kuba babona ibitego byinshi cyane, dore ko kano kanya uburyo bihagaze Amavubi y'u Rwanda ndetse na Sudani y'Epfo byose bihagaze ku murongo ungana mu mikino bamaze guhura, kuko bose bafite ibitego 3-3. U Rwanda rurangije no mukino rubonye andi mahirwe yo kuba rwatsinda igitego cya kabiri, ariko ruyapfusha ubusa, aho kapiteni Muhire Kevin ariwe uhawe gutera ino penalty arangije akora utuntu tw'utwana. Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.